mwaramutse neza muraho mumeze mute amahoro y'Imana abane namwe ndizera mumeze neza Nyagasani akomeje kubarinda nanjye meze neza ndashima Nyagasani mva ndabashimira n'ukuri buri saha ndetse cyangwa buri munota iyo mbashije kureba kuri YouTube yanjye nshimira Imana namwe nkabashimira nubwo abenshi tutaziranye ariko simbura kubasabira ngo Imana ihaze ibyifuzo byanyu n'ukuri ndabibona ko munkunda kandi munshyigikiye hari umuntu wanditse muri comment ngo uzabihindure ngo ntago turi abafana turi abakunzi n'ukuri mumbabarire kubita abafana kandi muri abakunzi ntago bizongera sibyo bakunzi beza uyu munsi rero hari ikiganiro nakoze mvuga ngo umuntu uzumva nyine hari ikintu ashaka kutuganiriza azatuganiriza ariko umuntu ngiye kuvugaho kano kanya yarambwiye ati ntago ngewe nabibasha kujya imbere ya kamera ngo mvuge ariko wowe urabimenyereye reka nzakubwire inkuru yanjye uyivuge abantu bangira inama yansabye yuko mbivuga ariko simvuga amazina yiwe ya nyayo kugira ngo rero tubashe kumva ibintu byiwe yanyandikiye turashaka izina tumwita ridafite aho rihuriye n'irye tumwite ngo ikira shangazi shangazi rwose byatumwite ndera exe kanumva akazina k'abakobwa tumwite nka ndera nka Pamela niko yanyandikiye message kubera ko yarabanje arampamagara turavugana ndamubwira rero ndabyumva ariko kuba najya kubivuga gutyo wowe umamagaye nkazajya kubisubiramo nagicubura kwibeshyamo bimwe simbivuge kandi wenda ari nabyo ukeneye ko bakugiraho inama cyangwa se ugasanga mbyivugiye ukwanjye wenda kundi kutajyanye n'ibintu byawe icyiza nuko waza kuma message nkazayisoma nyine abanyarwanda tukamugira inama yari yifuje ko ngiye mugira inama njyenyine ariko numva ngewe birandenze ko yamamagaye ambwiye ati ndashaka kugisha inama ndambwira rero ndikumva iki kintu ngiye ntakubwira gutya ahubwo icyiza nuko nazabivuga kuri channel n'abandi bakakugira inama muri comment ndizera iki kiganiro ari bukirebe agasoma comment ku yindi kugira ngo agire icyo abasha gukuramo ubwo twagiye nitwa Pamela mvuka mu bana 6 murambabarira ntago ndibasha kuvuga ameze gutya dufite ibibazo by'amaso gusaza si ikintu mvuka mu bana 6 ninjye bucura ku myaka 5 nabuze mama nyuma y'ibyumweru 3 papa ashaka undi mugore undi mufasha urumva bya bindi byanjye ngo ndashiramo ibyanjye undi mufasha nuko yatangiye kujya kure aza kwimuka ajya ahantu batamuzi twe dusigara mu miryango itandukanye nyuma y'igihe nza kumenya ko navutse papa atabishaka kubw'impamvu ntabashije kubohoka ngo nyivuge nyuma yaho nasubiye kwa papa nihuse mana yanjye kureba kwanjye rero ni ibibazo nyuma naje gusubira kwa papa nihuse naje gukura mbona akazi mu by'ukuri nabashaga kugira ibyo nkemura papa akanyiyambaza nkagerageza uko nshoboye nihuse gato papa akajya ansaba amafaranga cyane bikanyobera naho yifitiye umukunzi ayahereza ngaho mbimenye magarika ibyo nakoraga cyane ko uwo mukunzi mushya yari muto kuri papa
umukunzi wa papa we yari mutoya nyine, ubwo urumva ntiyari ari ku kigero kimwe n'umubyeyi we, niyo mpamvu yahagaritse buri kimwe. Nyuma yaho gato twaje kuganira, papa ambwira ko yaretse uwo mukobwa, ubuzima bukomeza nk'ibisanzwe. Nza kubona umukunzi akaba ari umusore twakuranye, wari waragize amahirwe akajya kwiga mu bihugu byo hanze. Asaba ko twabana, ndamwemerera. Njya kumwerekana mu rugo kuko njye sinabaga mu rugo. Mu rugo banyakiriye neza. Nyuma yaho habaho kumenyana ku mpande zombi ku babyeyi. Bantu mwihangane ukuntu ndi gusoma, nanjye niko ndi kubibona. Nyuma y'ukwezi habaho gahunda yo gufata irembo. Mbereho iminsi 4 papa yari yanumyeho umuvandimwe ati umubwire natama kuyo bamukoye, ko ntazigera nza mu bintu bye kuko mfite amakuru y'uko bayamuhaye. Ngerageza kuvugisha papa ariko bikanga, ntiyari akitaba nimero yanjye. Akantumaho abavandimwe ambwira ngo umubwire ko ntacyo nshaka kuvugana nawe usibye kuba yamereza amafaranga. Twapanze aho irembo rizabera bitewe n'uko mu rugo hari kure, tubishyira hafi aho bizorohera buri umwe. Nibwiraga ko ari uburakari wenda nyuma biri buze gushira papa akazaza. Birangira koko ataje. Nza kubona ko ibintu avuga biri seriye, nta mikino irimo. Buri wese akambaza ngo se papa wawe ageze hehe? Papa wawe ari he ko yatinze? Ibintu biratangira papa wawe adahari? Bigeze aho niga umugambi wo kubeshya. Mbabwira ko yagize ikibazo gitunguranye cy'uburwayi. Umunsi w'irembo warangiye ari agahinda gusa, ntawe nigeze nereka ko mbabaye. Nyuma y'ukwezi papa arampamagara ati mwana wanjye mbabarira sinzongera, nyumva n'ubundi mbabarira unyumve pe, ntabwo nzongera. N'ubundi muri ako kanya yarongera ansaba amafaranga. Ahanini nahise mbona ko duhuzwa n'amafaranga, nta kindi, nta bubyeyi burimo. Nibwo natangiye kubona ko ibi bintu nta mikino, nanjye mpagarika kumuha ayo mafaranga. Kugeza ubwo numva kumwita papa bintera isoni. Habura ibyumweru 2 ngo ubukwe bube, asaba amafaranga, muha amafaranga kugira ngo atazabura mu bukwe. Imiryango ikambaza byinshi muri make. Ansaba amafaranga, nyamuha kugira ngo atazabura mu bukwe. Imiryango ikambaza byinshi cyangwa bakancishamo ijisho. Muri make naramukodesheje nk'abandi bose. Mu bukwe yaraje ariko sinari nishimiye. Ntabwo nari nishimiye ibyo yankoreye, ndetse no kumubona aho numvaga hari icyo biri kumbuza. Nza kugira umugisha ndabyara. Urumva ubwo hari haciyemo igihe kinini uko nyine yambwiye mbere, ntabwo yabyanditse 100% byose, yagiye agerageza kuvuga. Kereka abaye ari hano niwe wavuga neza cyane, kuko message ntabwo yakandika buri kintu cyose. Ntabwo yabingana gute se ubwo ari ndende. Ibintu yambwiye ni byinshi, twavuganye umwanya munini. Gusa ibyo yambwiye by'ingenzi byose ndi kubyumva mo hano.
nza kugira umugisha ndabyara ndetse mumenyesha ko nabyaye, muheruka kuri fone mubwira ko nabyaye, aza kuntumaho ngo umubwire ko ntazigera muvugisha ukuntu yanyimye amafaranga, ati kandi nayamwakaga mugerageza kuko sinari mbuze ayo mafaranga. Mbayeho mfite agahinda, nakora iki? Icyo kibazo cye cya mbere. Ese narakosheje? Mungire inama. Mwumve mbabwire, njyewe uyu muntu tuvugana yari afite agahinda pe, yari afite agahinda, ibintu byose yabivugaga nyine wumva hari ukuntu umuntu aba atari kurira nyine ngo wumve ko yasohoye ijwi ari kurira, ariko nyine ukumva ikiniga. Yaravugaga, ibaze kuba mfite urugo, umubyeyi ari we umwe afite akaba yarabyaye ntamusure, wibaze nyine ukuntu ubwo bimeze. Ikindi ngo bavuka ari abana 6, ntabwo nzi niba wenda abo ngabo babasha kumugira cyangwa babasha kubonana. Ubuzima bw'abo bana bandi bavukana nta kintu yambwiyeho, ariko njye yatangira kubimbwira naramubwiye nkubwiza ukuri, umubyeyi w'umuntu arakomeye, amafuti yose yagira umubyeyi aba akomeye, ariko nanone ababyeyi ntitukumve ko niba dukomeye cyangwa niba abana bacu badukunda tugomba kubababaza. Umwana ashobora kuba agukunda pe, ndabyemera, ariko wamubabaza akanakwanga, yewe akanibagirwa ibyo bintu byose, sibyo? Turi abantu dufite imitima ibabara, ntabwo aba ari beto n'inyama uratonekara. Iki kintu kirababaje kumva ufite umubyeyi, nibashake babe ari bombi bahari, ako kuba ufite umubyeyi mugahuzwa nuko wamuhaye amafaranga, utamuha amafaranga bikaba ikibazo, ntiyongere kukuvugisha, ntakenere kukuvugisha, nyine akumva mu gihe nta mafaranga wamuhaye ntacyo umaze. Nkibaza se uwo muntu aba ari umubyeyi wawe? Cyangwa ikindi, hari ahantu yanditse ngo n'ubundi yamenye yuko yavutse uwo mubyeyi we atabishaka. Ese kumukorera ibyo bintu ni ugukeka ko umwana atari uwe, cyangwa arabizi ko ari uwe ahubwo ni uko yavutse nyine atabishaka? Hari igihe wenda washobora gusanga, njye niko mbitekereza, yari yarabwiye nk'umugore we ati nta wundi mwana tuzabyara. Murabizi bijya bibaho nk'impanuka ukaba watwita, wenda wabimubwira, umugabo akumva yaguhonda. Niba rero uwo mwana ari uko yavutse simbizi, ariko uburyo bwose umwana yavukamo nakabe intandaro y'ibibazo by'ababyeyi. Niba bibaye umubyeyi ari uko nguko, ibyakira, umwana umukunde ni uwawe, numujugunya se agahinda kakamwica bizakumarira iki? Ko Imana uko byagenda kose izakubaza uwo mwana kandi izaguhana uri kuri iyi si, uwo mwana bibone. Ejo n'ejo bundi nurwara, uwo mwana niwe uzakugeraho bwa mbere. Nugira ikindi kintu ukenera mu buzima bwawe, uwo mwana niwe wa mbere, ariko numubabaza, nurwara azakugeraho nk'abandi bose. Nugira n'ikibazo cy'amafaranga azakwirengagiza nk'abandi bose. Ibyo birashoboka, ushaka kwirengagiza umubyeyi wawe bitewe n'uko nakubanira. Kimwe nk'uko umubyeyi hari igihe yirengagiza umwana kubera, urabona gutyo uba ufite umwana gahunda ye ari drogue, umva, ukagerageza kumujyana kure y'ibigare. Hari uwo nzi bajyanye, umva, kure kabisa, ariko biranga pe, ava muri icyo gihugu aragaruka. Hari uwo nzi bakoreye buri kimwe, baravuza hashoboka hose, byaranze. Rero hari nk'igihe ugora gutyo umubyeyi, niba ari no mu nzu nta televiziyo ikiba muri salo, barakubona bakahita babika ibintu byose. Telefone nta muntu wayishyira hasi uri mu rugo. Umubyeyi aba agukunda, ariko hari igihe bigeraho umva neza, ariko umwana wawe rwose ukumva aragusemye. Ni ukuri ngiye ku ruhande rwanjye, ibi bintu byarenze ubwenge bwanjye. Ni ukuri byarenze ubwenge bwanjye, kuko ngiye ntabwo umuntu ubabaza uwundi,
nanga n'umuntu bagirira neza ntabizirikane. Noneho byagera ku bantu baba bafitanye isano nk'iryo rya hafi, umwana n'umubyeyi, nta bantu ubundi bagakwiriye ni umuntu umwe, ibi ikintu cyabo cyakabaye nta n'undi n'umuturanyi atakimenya. Ariko ahantu umuntu yumva yakakubwiye akavuga ati mbabarira wenda ubiganiriza abandi bantu bangira inama cyangwa nawe nimba ubishoboye, biba byamurenze. Rero ndabinginze bakunzi banjye, mugire inama undi mukunzi wacu, mujye muri komenti mumubwire ikintu yakora, niba muri ibyo byose yatubwiye muri makeya hari aho yakosheje, kuba yarahagaritse kumuha amafaranga kubera uwo mukunzi ngo umubyeyi we yari afite mushyashya mutoya kuri we, niba icyo ari ikosa mumubwire n'ikintu yakora kugira ngo wenda agarure umubano wiwe n'uwo mubyeyi. Ni ukuri nzi ko muri hano muri abantu 20,000 na urumva ukuntu muri benshi, nimumugira inama arakuramo ikintu kizima kandi kizamugirira akamaro. Ntitujye ku ruhande ngo kubera ko ari umubyeyi ngo urabigira gutya, ngo kubera ko ari gutya, oya muvugishe ukuri nk'abantu bakuru, sibyo? So Imana ibandindire kandi iteka murambashimira ukuntu nkurikirana, nshimira buri muntu wese unyandikira. Message ni nyinshi ngenda nsubiza gakeya. Umva Mana yanjye, murankunda turi ko nanjye ndabakunda. Imana ibarinde, turi kumwe.